hajemo n'ibikangisho turaho hejuru ngiyo hejuru hajemo n'ibikangisho nimuza kumva ubusobanuro uyu munyamakuru avuganye n'umuvugizi wa RIB Dr. B Thierry Murangira arasobanura ko hajemo n'ibikangisho by'ubwambure bakimara gukolekitinga miliyoni 10. Umunyamakuru haba ababyeyi abisobanuye neza. Umuntu uri muri situation y'ikintu akeneye especially ku Rwanda n'umubiri uragira ngo ajye gusobanura ati ari inshingano za RIB n'inshingano z'abagenza bya n'abashinzwe umutekano ni no guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi uko nabibazo byashika muri community muri society ibi ngibi bigomba kugumaho ibi ngibi bibaho niyo abari abantu bari bakorana so Claude ariko karakantu waruzanyemo ko kumva ko victime tugomba kumukondana ntabwo ariko bimeze ahangaha nuvuga ngo undi wariganijwe ntabwo aracika intege zo kujya kurega ntabwo ariko bimeze no duhanga amaso aba banyamabi abari bo tumeshoninga. Ndaguha urugero mpite mpereza nani Annette yagiye umunyamakuru kazi Annette ndabona adahari turafata Crazy ariko reka mbabwire ko nyuma y'ibi ngibi ndabaha urugero rumwe. Hari abantu babariganya hari umugabo bita Rumumba. Uyu Rumumba nigeze kumugaruka muri space yabayeho. Uyu Rumumba ibintu yakoze ni igitangaza nawe. Arariganya akanakora ibikangisho nawe agakubita abatanga buhamya. Yaramukomerekeje amafoto nashize ngamwe yabonye. So aba bantu nk'aba ngaba n'uyu munsi arariganya ubutaka kongera kesista akabikora bikanga so abantu nk'aba ngaba babaho ikiba kiri no commissioninga umuntu aratsindwa kwa bikabigata tukane bikaba inshuro 10. So tugende gakeya rero dutangira itekerezo tugana no ku musozo bana Osokimo tuve kuri iyi nkuru y'abapasiteri tujye kuri uyu mupadiri wasambanyije umwana w'imyaka 15. Ariko ku rundi ruhande niba tuba tuvuze space nk'iyi ngiyi Osokimo mujye munyemerera tuyitangiremo ubutumwa tubijwi ku bantu niba dushobora gukora abantu 500 twicaye ahantu hamwe tube ijwi nubwo butumwa tubutambutse yatambutswe na message Osokimo mbere yuko dufata uyu musore rero nashaka kubasezera kuko ejo mfite ikiganiro hano i Kigali buriya bwije mu Rwanda bwije. Ikintu navuga nuko uyu mupadiri ahemukiye Kiliziya yamubyaye reka tubyite gutyo yamureze kuko ibi bintu bakora kirekana bitamuhama akaba ari kumupangira bituma ababyeyi batinya kohereza abana kwiga mu bigo biyoborwa n'abapadiri. Birumvikana ko na za petit seminaire zibihomberamo ibintu biba bibabaje bavuga ngo bumwe agatukisha bose ariko umupadiri arihemukiye ubwe ahemukira mwana birumvikana ahahamuye abandi benshi ariko kandi ahemukiye na Kiliziya ku gipimo cyo ku rwego rwo hejuru. Ababyeyi benshi maze imisinganira nabo basigaye batinya ibigo byo bihaye Imana. Hari cases z'abakobwa z'abanyeshuri bagiye bapfa bakarwara bakabimurusha bikarangira bapfuye. Ibyo nabyo byagiye bituma hari abantu barakarira ibigo biyoborwa n'abihaye Imana. None hiyongereyemo iyi case y'umupadiri wo ku Rusumo birababaje. Ubwo kayivaho ariko ababyeyi ntibacika intege n'ubundi no mu bigo bitari by'abapadiri hari igihe ibintu nka biriya bibaho no gusenga bigacika hose. So hanyuma kuri uyu mu bishop iyi nkuru yabaye ni nziza ugereranyije n'ibihe tugezemo kuko ari amafaranga bazayariha byanze bikunze kuko barayafite we n'uriya mugore we barayavomye mu bakristo. nahoze mbona abantu batanga ubuhamya bw'uko bagiye za Rubavu bakagurisha amazi ngo barasengeye ngo abarwayi bayagure ngo nibayanywa barakira. Nkurikije ibibaraga yakoreshaga yamamaza kuri TV1 nkurikije uburyo bwa staging nk'uko Pascal yabivugaga kuzana abantu biremaje bari mu mbago bari mu tugare tw'abafite ubumuga bakabasengera bakabakoraho ibintu by'ubufindo barangiza bakajugunya imbago bagataraka abatabizi nabo bakagira ngo nibyo bagatura bakagenda bakazazana babo barwaye urumva ni ibintu by'ubutekamutwe buriya abanyarwanda bashatse bashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika wazanye uyu mukwabo muri ibi bintu byabise ngo n'abanyamadini kandi birirwaga bavoma utw'abaturage
b'abakene. So mbyise byiza kubera ko ni case study ishimangira ibimaze iminsi biri gukorwa byo gufunga insengero ndetse n'ingirwamadini zigafungwa zigaseswa. Byise byiza kubera ko ibuye ryagaragaye uriya mugabo byanze bikunze wenda baramukereje ariko ari amafaranga bazayamuha kandi bazamuha n'indishyi zindi. Ikindi birabera isomo n'abandi ba pastor bavuga ko bakorera Imana bateganyaga kuvoma utw'abaturage. Ikindi kandi birakangura abaturage bashishoze kurushaho, yemwe nabo baba barwaye bageze kure bumva ko nta yandi makiriro baba barwaza n'ababareberera bazarushaho kuba maso. Niyo mpamvu mvuze ko iyi case yabaye ari nziza. Reka mbashimire rero mukomeze mugire ikiganiro urakoze cyiza. cyane, mfata umwanya ngushimire bwana Osokim, ufite akazi kenshi ariko ukigomwa ukaza n'ahangaha kugira ngo tubashe kuganira ku bintu nk'ibi ngibi kandi bigira umusaruro abantu bagakebuka. Ibi ngibi ntabwo biri ku bantu bo mu gihugu bari mu gihugu bonyine n'abadiaspora